Mu rugo aho utuye ushobora kuhareba buri gihe ukavuga ati ariko ko nkora isuku buri munsi ko ntako ntagira ngo mpiteho, kuki buri gihe uko mparebye mba mbona hameze nk'ahantu hajagaraye, umuntu yahagera akabona nta hantu nyine hatitaweho cyangwa se ukumva ntago hafite isuku nk'uko ubishaka. Hari n'abantu banyandikiye kuri TikTok ahantu nakoze ikiganiro kigaragaza ngo ibimenyetso bikwereka ko mu rugo hari umwanda, murongera muragaruka muravuga muti ariko ko umuntu aba yagerageje gukora isuku kubera iki ibyo byose duhora tubibona. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu kigendanye no kugirira isuku mu rugo iwawe aho utuye. Ese nahagirira isuku gute? Ariko sibyo no kuvuga ngo nahagiriye isuku ni gute natuma hadasa nk'ahantu hari mesi cyangwa se kwa kundi abantu ukabona hameze nk'ahantu hari akavuyo. Nabigenza gute kugira ngo umuntu wese unsuye ajye abona mu rugo iwanjye hari organize hasa neza ku buryo uwo ari we wese wahagera yavuga ati byanze bikunze ahantu hatuye umuntu ugira isuku. Rero nicyo tugiye kugarukaho uyu munsi. Nguhaye ikaze kuri YouTube channel yanjye, nitwa Delphine Umuhoza. Niba ari ubwa mbere uje aha ngaha reka nguhe ikaze, ariko kandi nkubwire ngo kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Ikindi ntiwibagirwe gusangiza inshuti zawe iki kiganiro kugira ngo nazo zibashe gusobanukirwa ibyo turi kuganiraho uyu munsi kugira ngo nabo bitabacika. Kugirira isuku rero urugo rwawe cyangwa se mu rugo aho utuye cyangwa se n'aho uba nibwo bataba iwawe ni ibintu by'ingenzi cyane kandi buri muntu wese agomba kugira, bireba yaba umukobwa bikareba n'umuhungu. Niyo mpamvu mbere yuko dutangira iki kiganiro nkubwira ibintu by'ingenzi bishobora kugufasha kugira ngo iwawe hahore hasa neza, hari clean, hari organized, buri muntu wese uhageze avuge ati aha hantu rwose ndahagera nkumva ndatuje kubera isuku ihari. Ndagira ngo tubanze turebe ubundi ni ibihe bimenyetso bya mbere bikwereka ko ahantu uri hari umwanda cyangwa se hasa nabi. Ikintu cya mbere biranoroshye ntabwo ari ibintu byinshi. Iyo ugeze ahantu iteka ukabona harajagaraye, niba ari mu nzu igikombe kimwe giteretse hariya, ikindi giteretse aho, urukweto muri salo, iki niba ari mu nzu ugeze ukabona nyine hari umwanda, hanze ntihakubuye, byanze bikunze ikindi kimenyetso kikwereka ko ahantu utuye hatari isuku habe na nkeya. Icya kabiri, burya ni n'utuntu duto cyane rimwe na rimwe tutajya twitaho, ariko twa tuntu dukora buri gihe umuntu wese ukurebye yitegereje ahita avuga ati aha hantu ariko ndahakemanga. Nubwo waba wakorotse, nubwo waba ibintu byose bipanze ku murongo, ariko umuntu agakora ahantu hose akabona hari ivumbi, yareba muri ceiling hejuru akabona hari imirayi cyangwa se ibitagangurirwa byubatsemo, cyangwa se waba wicaye muri salo ukajya kubona ukabona nk'ikinyenzi kiratambutse cyangwa se ikindi kintu, imibu ya buri kanya, amasazi, utwo tuntu tw'udusimba twa hato na hato tuzi iwawe tuza kubera ko hari umwanda. Wenda turaza no kugaruka ku bigendanye n'ukuntu wahakorera isuku kugira ngo ibyo byose ubyirukane, ariko icyo nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko ibyo bintu bitagenda neza mu rugo hari umwanda. Icya gatatu, buriya akenshi hari ibintu tutitaho ukavuga ngo abashyitsi b'iwanjye baraza kugarukira muri salo bahite bagenda, ariko burya no mu bindi byumba ni ngombwa ko haba hari isuku. Usibye isuku ku bandi bantu bagusura, hashobora no kugira isuku ku muntu uwo ari we wese waharaye cyangwa nawe ubwawe bwite, kuko ahantu hari isuku burya iyo uhageze uzumva ukuntu uhita umera neza, ukumva urishimye, ukumva uratuje, waganira n'umuntu ukumva ufite amahoro. Burya nta kindi kiba cyabiteye, ni ibyo byumba biba biri aho ngaho biba byazanye umwuka mwiza aho ngaho, cyangwa se icyo nakwita nka energy nziza. Ubwo ndavuga kwinjira mu cyumba cy'umuntu ugasanga ntago hashashe, icyo ni ikimenyetso kikwereka ko aho hantu hatari isuku. Inkweto ntago zipanze, cyangwa se niba zinapanze zifite umwanda ntago zogeje. Ugomba kumenya gutandukanya ibintu bimeshe n'ibitameshe. Imyenda itameshe ikajya ukwayo, imeshe nayo ikajya ukwayo, inkweto zitameshe zikajya ukwazo, izimeshe nazo zikajya ukwazo. Hanyuma twambuke tujye ku kintu cyitwa douche na toilette. Mw'abantu mwe, burya ikintu cya mbere kikwereka umuntu utagira isuku, douche na toilette ye bihora byanduye. Hari abantu benshi bishyizemo ko kugira ngo douche yawe bisa neza cyangwa se abantu babone ko ifite isuku, ariko toilette amazi aba akuruye ureba ukabona amazi arasa neza, ntago bihagije. Koropa ukube kandi ubigire buri munsi, kubera ko douche na toilette bigomba guhorana isuku buri gihe, ndetse ukibwiriza ko byanze bikunze niba usohotse hari undi muntu ushaka kuza gukurikiye nawe akaza asanga harimo isuku. Niba douche na toilette yawe rero ubu tuvugana uri kureba ino video ukaba uzi neza ko bidasukuye, nyaboneka ibwiriza ugende uhakorera isuku, ukureho imirayi, ukureho ivumbi. Hari ukuntu abantu boza muri toilette mo imbere none ugasanga hejuru haracyari umwanda. Biriya nabyo ni ikimenyetso kikwereka ko mu rugo iwawe hatari isuku. Amadirishya nayo ni ikintu ngiye kugeraho, kuko nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko mu rugo rw'umuntu hari umwanda. Niba amadirishya yawe utayakorera isuku ngo uyahanagure, ukureho imyanda, ukureho imirayi, ndetse n'ahagana hasi ku nzu naho uhakorope, burya kiriya ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashaka kugusura akavuga ati uyu muntu nubwo urugo rwe rukorofye ariko agira umwanda. Ibyo rero nabyo tugomba guhita duhangana nabyo, ukibwiriza naho ukahakorera isuku kugira ngo umuntu ugeze iwawe abone ko hameze neza. Noneho dufata urugero ko ibyo byose wabikoze, ariko umuntu akinjira iwawe akumva harimo akuka kabisa katameze neza. Umwuka burya nicyo kintu cya mbere kigaragaza umuntu ugira isuku n'utagira isuku. Nubwo ibindi byose byaba bijagaraye, ariko umuntu akinjira mu nzu akumvamo icyuka cy'umwanda. Gishobora kuba kiri guterwa n'ibiryo bibitse aho hantu igihe kinini byapfuye, gishobora kuba kiri guterwa n'umwanda waheze ahantu mu nguni utigeze ukuraho,
urakoropa muri salo gusa buri gihe ariko impande z'inyuma ntabwo ujya ukurura intebe ngo ukureho umwanda. Ibyo nabyo bishobora gutera icyuka, bishobora guterwa n'utuntu tw'udusimba twahapfiriye twa hato na hato utigeze ukuraho. Ibyo byose ni ibintu byo kureba. Nyaboneka niba ushaka ko umuntu yinjira iwawe akumva yisanga, rwana n'umwuka. Ndagira ngo nkire naho ngaho mpite mprofita nkubwire uburyo bw'ingenzi ushobora gukoresha kugira ngo ukure umwuka wo mu nzu wanze gushiramo. Ushobora gufata amazi ukayashyira ku mbabura, ugashyiramo indimu, ugakamuriramo ugashyiramo twa cloves ngira ngo abantu benshi bajya bazibona, ubundi bikabira. Ni ibintu byoroshye rwose, bikabirira mu nzu. Niba ufite igikoni cyo mu nzu cyangwa se cyo hanze aho ariho hose, uwo mwuka ukomeza uzana umwuka mwiza mu nzu, usohora cya cyuka kibi ukinjiza umwuka mwiza. Ibyo ni ibintu by'ingenzi rwose. Nawe niba uri umuntu ukora n'isuku muri iwawe wakagombye kumenya kugira ngo uzane umwuka mwiza mu nzu. Ikindi ukagufungura amadirishya. Niba uba mu nzu utajya ufungura amadirishya cyangwa se uba mu nzu ifite idirishya rimwe, gufungura idirishya ni ikintu cy'ingenzi. Niba ubyuka mu gitondo birumvikana ko ufite akazi, ukabyuka ugafunga ukagenda ugataha nimugoroba bwije udashaka gufungura idirishya, ni ikibazo gikomeye. Gufungura amadirishya rero nabyo ni kimwe mu bintu bizana umwuka mwiza mu nzu. Urabyumvise rero ko kugira ngo umuntu agire isuku cyangwa se iwe hahore hasa neza, nawe ubwe bimuzanira amahoro ndetse n'abamusura bahagere babone hasa neza, bisaba ko uhera ku murongo ukora isuku. Uhere hanze, winjire muri salo, ushyire ibintu ku murongo bitameze neza, imisego uyipange ku murongo, uhanagure ameza, imyanda yose uyikureho, hanyuma ugere mu gikoni naho uharebe, mu byumba byawe naho uhasase, niba ari ibidapanze ku murongo bipange ku murongo, ndetse by'umwihariko n'ahandi hose abantu bashobora kugera umuntu aba areba abone hasa neza. Ariko noneho ndagira ngo nguhe ibintu by'ingenzi ugomba buri gihe gukora bimeze nka checklist. Ugomba buri gihe iteka kuverifiya cyangwa se kureba uvuge ati iki kintu niba nagikoze iwanjye biraza gutuma hahora hasa neza, ahari isuku. Ikintu cya mbere buriya kuri checklist yawe ugomba gushyiraho, babanza urwane n'ivumbi ahantu rishobora kugera. Kuko buriya ivumbi ntabwo riba rigaragara gusa hasi aho wakoropye, ahubwo rigaragarira muri twa duce utageramo. Ni ukuvuga ngo mu mpera z'inzu, ku misego y'intuze y'intebe zawe, cyangwa se kuri televiziyo yawe, cyangwa aho utereka televiziyo, aho umanika ibitabo niba hahari, aho umanika amakadire niba ufite kadire muri salo, ubu aka kanya tuvuganye uhiruka guhanagura kadire zawe ryari. Fata agatambaro kabugenewe ugende rwose ufate kadire uzihanagure zibe zisa neza ku buryo nta kibazo umuntu nagera iwawe abone ari ahantu hasa neza hafite isuku. Ikindi gerageza ibishoboka byose wirinde ko ibyombo byawe umuntu naza kugusura asanga bipakiye bimeze bitya bitogeje. Nyaboneka koza ibyombo ntabwo ari ibintu bitinda, kandi bitinzwa nuko ubipakira bikaba byinshi. Ikintu cya mbere gituma mu rugo hasa neza nuko haba hari ibyombo byogeje bifite isuku, ibirahure bipanze neza, amatasi ari uko, amasahani ari uko. Kandi kubyoza ntabwo bivuze kubyoza gusa ukabitereka, ahubwo bivuze no kubihanagura ukabipanga mu tubati byagenewemo cyangwa se mu gikoresho runaka wagenewe cyo gushyiramo ibyo bikoresho byawe by'ingenzi. Niba rero uri umuntu utoza ibyombo, aka kanya iki kintu gihindure kuko gituma mu rugo iwawe hahora hasa nk'ahantu hari umwanda. Ikindi cy'ingenzi abantu rimwe na rimwe banirengagiza, ntabwo umuntu agomba kurara atogeje ibyombo. Kuvuga ngo nariye nijoro ngo nzabyoza ejo ni amakosa. Biriya ni kimwe mu bintu bya mbere bikurura imyanda mu rugo ndetse n'udusimba twa hato na hato. Ibinyenzi ugasanga ntabwo bicika iwawe, amasazi ni uko, imibu ni uko. Kubera iki? Urara utogeje ibyombo. Mu gihe urangije kurya, ibwiriza urare wogeje ibyombo kugira ngo uryame mu rugo iwawe hari umwuka mwiza, bituma harara hahumura hameze neza, ugashya mu gitondo tumva hari cya cyuka kimeze ukuntu. Kandi uko bitinda, uko bigenda bimara iminsi, niko mu rugo iwawe haza icyuka cyanze kuhava kubera kugira umwanda. Hanyuma icyanyuma gishobora kugufasha kugira ngo mu rugo iwawe hari isuku, hato na hato jya ufata akanya ucunge urebe uvuge ati ni ibiki ibintu bishaje ngomba kujugunya cyangwa gutanga, ni ibiki bitameze neza, ese puberi ziramennye, ese ibi bintu uko byashaje, amatasi yamenetse, amasahani yamenetse, amaplastike ajugunyanze hirya no hino, imyanda iri hirya no hino udakeneye, ibikarito wabitse ngo uzakoresha utagikoresha, amashashi abitse ahantu uvuga ngo nzayakoresha utazakoresha, ibipapuro washyize ahantu, iby'abana bashyize hirya no hino. Nyaboneka ibwiriza ibyo bintu, ufate umwanya, niyo byaba rimwe mu cyumweru, ucunge ibitameze neza ubishyire ku murongo, ibishaje ubihindure, ibidashaje nabyo ubipange neza ku murongo. Si ngombwa ko buri gihe uhora uvuga ngo ndagura ibishyashya kugira ngo mbashe kubona ko iwanjye hasa neza cyangwa se kuko abashyitsi bansuye reka njye kugura utuntu dushyashya, ahubwo ni ugufata umwanya byibuze rimwe mu cyumweru ukareba ibitameze neza mu rugo iwawe ukabishyira ku murongo, kandi bizagufasha kugira ngo umuntu uje kugusura abone iwawe hari isuku. Icyanyuma nsorezaho cy'ingenzi abantu rimwe na rimwe birengagiza, kinakomeye cyane, ni ikintu cyitwa rido. Rido z'iwawe uheruka kuzikorera isuku ryari? Uheruka kuzimesa ryari? Ubundi bavuga ko iyo watinze mu buryo bwose bushoboka byibuze rimwe mu kwezi umese rido. Ubu tuvugana hari abantu ushobora gusanga afite rido
yarimutse hashize imyaka 5 atarazimesa na rimwe. Ariya ni amakosa akomeye kuko rido ni ikintu cya mbere, icya mbere cyo kibika umwanda, icya kabiri kikabika indwara zimwe na zimwe za virusi, za bagiteri zishobora kugutera ibibazo, ugasanga abantu bahora bafite ikibazo cya grippe mu nzu iwabo. Biri guterwa n'iki? Amarido cyangwa se tapi. Ibyo ni ibintu bibiri by'ingenzi. Tapi rimwe na rimwe abantu banyuzamo kuko wenda usanga nk'abafite abana surtout bazikandagiraho ukabona ziranduye, ariko tapi ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitondera, gishobora no guteza ibibazo mu rugo iwawe cyangwa mu cyumba aho urara. Niba ufite indwara za grippe n'inkorora zidashira, burya hari igihe ushobora gusanga zitari guterwa n'ibyo uraramo gusa, ahubwo ziri guterwa na bya bindi bimanitse mu rugo iwawe, ari nabyo navuga nka rido. Rero sinakwirengagiza kubabwira ko ntacyo bitwaye kuba uyu munsi ushobora kwiranda konte ko ufite umwanda mu rugo iwawe, ahubwo ikibazo ni ikihe? Ni uko wowe wirengagiza gukora isuku. Gukora isuku rero mu rugo ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye, bisaba kuba wowe ugomba guhorana amazi n'isabune, ariko kandi nushaka kugira isuku ntuzirengagize ikintu cyitwa indimu na baking soda mu rugo iwawe. Ibyo ni byo bintu by'ingenzi bigufasha gukora isuku, aho wahanagura hose, icyo wahanagura cyose, bihora bituma na bya bisimba twavugaga, na twa dukoko tuguruka twavugaga, utwo twose rucika iwawe iyo ukoresha ibyo bintu bingahe maze kubwira: indimu, baking soda. Ariko niba udafite ubushobozi bwo kugura baking soda, nubwo rwose idahenda, agashashi kagura 500 nk'uko ugura umunyu wo mu rugo. Ariko niba utanayifite ntibiguce intege, koresha umunyu usanzwe nawo ukoresha ukoropa, nabyo bizagufasha kugira ngo mu rugo hahore hasa neza. Ariko niba binananiranye, nyaboneka akantu ka nyuma ngiye gusorezaho ni buji. Buji mu rugo iwawe ntikabure. Numara gukora isuku mu rugo iwawe, ujye ucana buji utitaye ngo ni ku manywa cyangwa ni nijoro, bituma byirukana udusimba twa hato na hato, utwo ubona n'utwo utabona. Ubwo rero ntuzongere kuvuga ngo ntabwo twigeze tukubwira ibintu bigendanye n'isuku. Umuntu nagusura, niba wari uteganyije abashyitsi wawe, utwo tuntu rwose ni astuce zishobora kugufasha kugira isuku mu rugo iwawe. Ntuzongere na rimwe rwose kwicara ngo uvuge ngo njyewe nta suku mfite cyangwa se iwanjye ntabwo hasa neza. Ngayo nguko rero ibyo twagarukagaho bigendanye n'isuku. Niba nawe ufite igitekerezo kigendanye n'uko umuntu yakora isuku, byandike muri comment. Ariko kandi nibagirwe gusangiza inshuti zawe iyi video kugira ngo nabo zibashe gusobanukirwa ngo ese ni iki nakagombye gukora. Murakoze, ciao ciao.